Muraho neza, aha ni kuri Health Soul and Body. Iminsi yari ibaye myinshi, nifuje kugira akantu gatoya mvuga. Mu myaka mike maze ku isi, maze kubona ko umuntu wese agira intambara ze. Wa undi muhura mu nzira ukagira ngo ameze neza, ukagira ngo ubuzima bwaramuhiriye, buriya aba afite intambara arwana utamenya. Niyo mpamvu udakwiriye kujya ugira umuntu utazi. Wa wundi utekereza ko yakwirengagije, wa wundi wicara ukavuga uti ko ari mwene wacu, kuki atamfasha, kuki atagira atya. Nibyo abantu babaye babi kandi n'ubuhanuzi bubi busohora yuko mu minsi y'imperuka abantu bazaba badakundana babo. Ariko tujye tugabanya gucira abantu urubanza, kuko ushobora kumubona agenda mu modoka nziza, ariko ibibazo afite bijya kungana nk'imigisha wowe utekereza ko afite. Umufaransa niwe waciye umugani aravuga ngo mille francs mille problèmes, cyangwa se ngo iyo ufite amafaranga 1000 uba ufite n'ibibazo 1000. Bisobanura ko hari igihe hari abo tubona tukagira ngo ubuzima bwarabahiriye, ariko nabo bafite ibintu byinshi bibasaba gushyiramo imbaraga. Ntabwo ndimo ndashishikariza abantu kwirengagizanya, ariko ndimo ndagira ngo ntabare uruhande rw'ubifataho umutwaro, akumva ko yirengagijwe, akumva ko abantu batamukunda, akumva ko we ari Imana itamwitaho, akumva ko ari we ufite ubuzima bubi hanyuma y'abandi. Ntabwo ariko bimeze. Birashoboka ko ufite ubuzima bubi, ariko ntabwo ari wowe wenyine. Bibiliya nivuga ngo bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Imibabaro iri ahantu hose, ahubwo icy'ingenzi ni ukwikomeza ku Mana. Icy'ingenzi ni ugusaba Imana ikagufatira umutima mu byo ucamo byose. Waba wahiriwe ugashima. Bibiliya ivuga ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima, ariko no ku munsi w'amakuba ntuheranwe nayo, ngo ahubwo utekereze ko Imana yabiremye byose byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazamenya ibizaba mu nyuma ze. Isi irahindagurika, uyu munsi ushobora kuburira ariko ejo ugaseka. Ntabwo wamenya formule isi imeze uko imeze. Bibiliya iravuga ngo kurira kwararira umuntu nijoro, mu gitondo impundu zikavuga. Urumva ukuntu bihinduka vuba. Isi ihinduka vuba. Uwari umutware uyu munsi, ejo nawe akaba umugaragu. Uwari aciye bugufi uyu munsi, ejo akaba nawe ni umunyacyubahiro. Uwari umunyacyubahiro, ejo akaba nawe yagiye ku rwego rwo hasi, yasuzuguwe. Isi ihinduka ku rwego rukomeye cyane. Kandi ubwo isi, nimvuga isi ntabwo ari amabuye n'imisozi byonyine, ni ibihakorerwa, ni abantu. Umuntu uyu munsi usuzugura, ejo ashobora kuba ari we uzakubera sobuja. Izo mvugo ntabwo zikemewe. Umuntu uyu munsi usuzugura, ejo ashobora kuba azakubera ari we uzaba agutungishije, ari we uzaba aguhemba. Rero muri iyi si tujye tugendamo gake, tube ab'Imana, tureke kuba ntitwihebeshwe n'ibihe, ntitwihebeshwe n'ibikomeye. Turindire ejo bucya bucyana ayandi. Kandi ibihe n'ibigwirira abantu biba kuri bose. Muri iyi si twihanganirane, twakirane. Imyitwarire mibi ubona ku muntu ukabona ntashobotse, hari ubwo ari ibyo yaciyemo byabimuteye. Wa wundi wita ko yananiranye, utazi amateka ye, ntukajye ushyiraho akadomo. Wa wundi ubona ko yahindutse nabi, wa wundi ubona ko yayobye, utambaye inkweto ye, ntabwo wamenya impamvu zimutera ibyo byose. Rero Imana yarakoze ko ariyo imucamanza, kuko izi byose. Twebwe abantu reka tworoherane, twirinde gukomeretsanya. Umuntu ujye umwegera ufite impuhwe, ufite urukundo. Ntukamwegere ufite kunnyega no guciraho iteka, kuko ntabwo wamenya amateka ye. Imana rero niyo yadushoboza ibyo, kuko niyo mugwaneza, niyo idahutiraho. Rero n'abana bayo nibo bashobora ibyo.
dusabe kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo tugire iyo mico, iyo mitekerereze yo kubona ibintu ntitubifateho, ntitubihe uburemere bidafite cyangwa se ngo tubyime uburemere byari bifite, ahubwo dusabe amaso abona ibintu nk'uko biri, dusabe amaso abona ibintu mu ruhande rwiza, dusabe amaso afite imbabazi, arebana abari mu bibazo, abari mu byaha imbabazi. Imana ibidushoboze, nibyo nabasabira, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Kubwo kwizera Yesu